umukecuru wari wayobye. Ashegaga kure y'iwabo. Iyo yabaga agiye ku ishuri cyangwa atashe, yanyuraga ahantu hari imisozi, ibibaya ndetse akambuka n'umugezi. Iyo yabaga ageze mu bishanga, yumvaga ibikeri bivuga ngo ndetse akumva n'inyoni mu biti ziririmba akishima. Umunsi umwe Asha yari avuye ku ishuri ari nimugoroba. Ageze ku mugezi yumva ijwi ririmo gutabaza rimeze nk'iry'umuntu. Agiye guhengereza abona ni umukecuru wayobeye mu byatsi. Ikibabaje, uwo mukecuru ntiyabonaga, amaso ye yari yarahumye. Asha aramusuhuza, maze uwo mukecuru aramubwira ati nayobye kandi ntabwo mbona. Agahungu kamuyoboraga kitwa Kigingi kari kamutaye kagiye kwiterera umupira n'abandi bana. Asha yahise amufata akaboko agenda amuyoboye. Yagendaga amunyuza ahantu hatari amabuye kugira ngo atasitara. Amugejeje iwabo, abaturanyi b'uwo mukecuru barishima cyane ndetse bashima na Asha. Asha yahise ataha yiruka. Ageze iwabo abwira mama we na papa we iby'uwo mukecuru. Baramushima cyane. Imana ikunda abana bameze nka Asha. Efeso 4:32 haravuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, Imana ibaha umugisha.